wafashwe kugira ngo uyu munsi uri mu kagare? Ntabwo namenye nyine ukuntu nabise mfatwa, ariko natwaye isereri, ndwara nyine biragenda, ndwara pararize iragenda dusenze. Nangira ndwara makuru mu mavi, kugenda bikanga ninjye ku ishuri, bikongera bigakira nkajyayo gutyo gutyo, birangira rero nicaye. Imana niyo buhungiro n'inkomezi zanjye, n'umufasha utigera yobya seruka mu magorwa, n'umufasha utigera yobya seruka mu magorwa. Oh, haleluya Yesu. Mana tuje imbere yawe, tuje kuvuga imirimo yawe ukora. Reka twongere tubasuhuze mwebwe mwese bakomeje gutega amatwi gusengerwa. Tubahaye ikaze kandi mwongeye kwirirwa neza bakunzi kandi inshuti z'umusaraba wa Kristo. Uyu munsi rero nkuko twabasezeranyije ko tuzajya turushaho kugenda tubaganiriza kandi tubaha ibyiza bitandukanye, ni nayo mpamvu uyu munsi twasuye undi mukunzi w'umusaraba, inshuti ya Yesu, nkuko ijambo ry'Imana ribitubwira. Turi kumwe n'umwana w'umukobwa tugiye gusura. Twakoze urugendo guturuka aho studio za gusengerwa dukorera twerekeza aho uyu mwana w'umukobwa atuye cyangwa se aba, aho Imana iba imucumbikiye muri iyi minsi. Turimo turerekeza rero n'urugendo rutari rutoya, n'urugendo rutari rworoshye, ariko dushimiye Imana ko tuhageze, tukaba tuhageze amahoro. Sola grati, sola fide. Ayo ni amagambo y'Igiheburayo avuga ngo ibyiringiro ni inkingi y'umutima. Umutima udafite ibyiringiro uranamuka. Umutima udafite ibyiringiro ucika intege. Umutima udafite ibyiringiro nta gukomera. Ariko uyu mwana w'umukobwa afite ubuhamya, araho, arakomeye, ameze neza, arashima Imana. No mu makuba yacu duhora dushima Imana. No mu bibazo, no mu ntambara, no mu burwayi, no mu bigeragezo, turashimira Imana yaremye ijuru n'isi. Hamwe n'ibyo rero twerekeje muri uru rugo kandi muri uyu muryango, ngira ngo murimo murabibona ko turimo tuherekeza, baduhaye ikaze kandi baratwishimiye, baratunezerewe, natwe rero turahageze. Hamwe n'ibyo byose rero reka tuhagere maze tumubahe, abaganirize, ababwire byinshi, ababwire ibyiringiro bye, ababwire uko abayeho. Nyamuneka niwumva ufite umutima w'impuhwe, niwumva ufite umutima w'urukundo, niwumva ufite umutima umeze nka wundi Kristo Yesu yari afite, nakubwira iki icyo gukora nawe uracyumva. Nguyu rero turahageze kandi amaso yacu aramubonye, murabona ko aranezerewe, arashimira Imana mu mutima we. Muraho aba hano? Mumeze mute? Odette, uraho neza? Ndakomeye. Nawe urakomeye? Mwatangira mutwibwira. Ngindika Safari, ni musaza wa Odette. Yego. Safari na Odette n'abavandimwe. Yego. Mumeze mute? Tumeze neza, turashima Imana. Nubwo biba bitoroshye ariko Imana igenda ibitwiza amagaro gahoro, turayishima. Ndabona Safari wicaye mu ntebe, Odette yicaye mu kagare. Yego. Byagenze gute? So Odette nkuko ndababwiye ni mushiki wanjye. Yafashwe agiye mu mbere segonderi. So byaje gake gake tubisuzugura, tubona atari ibintu bikomeye, ariko bigenda bikomera. Sasa byaje kuba gutya, nuko tubibona gutya, tubona byaba ibintu bikomeye, biratuyobera, tubura uko tubigenza. Mbese sinzi uko nabivuga, sinzi uko nabisobanura, ariko nuko twabibonye, sinzi uko nabikubwira, ariko byaje gake tubisuzugura, tubona ari ibintu bidakomeye cyane, tubona nuko bigenze. Yego. Odette, uri muri yumvute wowe? Ndaho ndakomeye, ntago mbabara. Nyine nubwo nicaye mu kagare, ariko ndaho nyine ndakomeye, ndashima Imana. Odette, wabuze ukuntu byagenze kugira ngo uyu munsi uri mu kagare? Ukuntu byagenze
wafashwe kugira ngo uyu munsi uri mu kagare? ntabwo namenye nyine ukuntu nahise mfatwa ariko narwaye isereri ndwara nyine biragenda ndwara pararize iragenda dusenze nangira ndwara amaguru mu mavi kugenda bikanga ninjye ku ishuri bikongera bigakira nkajyayo gutyo gutyo birangira rero nicaye. Odette wari ugeze mu mwaka wa kangahe w'amashuri? Mu wa gatatu. Mu mashuri yisumbuye? Yego, ariko byamfashe ndi muri siniya wani mu wa mbere, noneho ubwo mu wa gatatu hari 2019 noneho ijya kurangira yarangiye kwicara guhaguruka byaranze. Ni ukuvuga ngo umaze imyaka hafi 2 19 na 21 ufite uburwayi. Yego. Reka tubaze musaza wawe muri urwo rugendo rw'ubu buzima kuba mushiki wawe amaze arwaye kugera uyu munsi ntabwo muzi ikintu cyateye uburwayi bwe? Naba nkubeshye ntabwo tukizi. Ni ukuvuga nk'uko nahoze mbisobanura byaje gake gake agize amambere segonderi yajya ubwo aba avuye ku ishuri akatubwira ngo nandi kwandika nkumva bitagenda neza ngo nandi kuza nkumva ngize isereri mbese tukumva n'utuntu mbese wenda tukajya wenda nk'inzara tukagera ngo wenda yashitse intege mbese tukumva ko ari utuntu tworoshye. Ariko ntabwo twari tuzi ko hari ikintu gikomeye kibyihishe inyuma, ntabwo twari tuzi ko hari ikintu kigiye kuba nyuma y'ibi ngibi. Nuko byaje gake gake atubwira ngo ntabwo ndi kwandika neza, ngo nandi kwandika ngo ndi gutitira, ngo nkumva umutwe ngize isereri. Nk'abasaza be tukabisuzugura tukavuga ati wasanga ari uguteta abana, wasanga ari abana b'iki gihe, maybe we undasanga ari uguteta, ariko byaje kurangira bigenze gutya. Sinzi uko nabisobanura, ariko ni ibintu bitumvikana, ni ibintu tutazi uburyo byaje, ni ibintu tutazi uburyo mbese aho byaturutse. Mwagerageje kwivuza cyangwa se kujya kwa muganga? Mwaba mwarivurije nahagana hehe? Byatangiye tujya ku Muhima, twasirana ivuye ku Muhima. Yego, tujyayo aca mu cyuma batubwira ngo nta kintu bari kubona, batwohereza CHK no turahajya naho barapima batubwira ko nta kintu bari kubona. Turavuga ati noneho ibintu birakomeye, ibintu noneho biraducanze, ntabwo tuzi icyo turi bukore. Ariko twagendaga tugira wenda n'abagira neza gake gake, batubwira ati mukore gutya bakagira n'icyo wenda badufashaho gake gakeya. Tuza kugira amahirwe kuko cyane twumvaga ko nitujya Faisal ari ubiza guta bikunda, twumvaga nitujya Faisal kabisa ebana nibyo byinyi twe dufite. Mbese Faisal twayumvaga ebana sinzi kuna biragoye, sinzi kuna bigusobanurira. Byaje kurangira CHK batwereje Faisal. Faisal tuhageze aca muri cya cyuma bita MRI, acamo naho baratubwira yes muri scanner, naho baratubwira ati nta kintu bari kubona. Yego. Ariko hari umuganga mukuru, umudokiteri, ntabwo nibuka izina rye, niwe watubwiye ati gusa kuko ndi kumwe na boss wanjye icyo gihe, ndi kumwe na boss wanjye cyine bifite akazi. Yego, aratubwira ati sasa dogiteri yambwiye ko hari akantu yabonye mu mugongo gasa nk'akameze ukuntu, gasa nk'akabyimbye ukuntu, akandi gasa mbese nebivuga neza, ariko atubwira ko hari akabuze yabonye mu mugongo. Ariko taravuga ati yego none se dukora iki ko bimeze gutya? Ndavuga turakomeza tumuvuze turebe ko ari cyo biza gutanga. Ariko urumva ari igihe umuntu yemeza ikintu nk'icyo ngicyo ariko nyine ntagikore, turi ku isi. Akacyemeza akavuga ko mbese wenda azagerageza uko ashoboye, ariko
haciye iminsi mike ukabona agatavuga ati yewe ukabona aratuje ukabona ntabwo ari kuvuga. So twakomeje gutegereza, nakomeje gutegereza mwinsistinga ngo ndebe ko wenda hari icyo yadufasha kugira ngo umushinge akomeze kuvurwa, ariko nkabona ari gucika intege, nkabona ntabwo ari kubishyiramo imbaraga. Yego gusa so igihe cyaje gukurikiraho twaje gusubirayo, ntabwo nibuka umunsi twaje gusubirayo. Umunsi dusubireyo nibyo umunsi dusubiyeyo niho byancanze, batubwiye ko noneho nta kintu babonye. Ndibaza ko ubushize babonye kandi mu mugongo katameze neza, kuki no bari kutubwira ko nta kintu babonye, numva no birancanze. Ndavuga ati byanze bikunze wasanga harimo kwa gucika imbaraga, mbese ko umuntu uri kunsapotinga. Ndavuga ati nakundi ntabwo nakomeza kumwinsistinga ngo akore iki ngiki, reka mwihorere, Imana nizi ibyayo, reka nuze. So mbese muri make nuko byagenze, navuga ibintu byinshi. None ahangaha Odette atigeze abona ubuvuzi bukwiye kugira ngo akagombye ko wenda yaragize amahirwe yo gukira. Ntabwo yabonye ubuvuzi bukwiye, kuko ndabizi neza iyo aba yarabonye ubuvuzi bukwiye aba yarakize rwose. Iyo abonye umuntu umukurikirana, umuntu mbese umuvura umukurikirana neza, aba yarakize. Yego inshuti za gusengerwa rero turi kumwe na Odette ndetse n'umuvandimwe we, mwebwe mwese abateze amatwi gusengerwa. Nkuko natangiye mbibabwira, ibyiringiro ni inkingi y'umutima, kandi umutima udafite ibyiringiro uranamuka. Iyo uganiriye na Odette nkuko muri kumwumva ndetse n'umuvandimwe we, murumva ko bafite amagambo aho yihumure, murumva ko bafite gukomera, murumva ko bafite ibyiringiro. Ariko kandi Odette ndetse n'umuvandimwe we ni abaririmbyi, bigeze kumbwira yuko ari abaririmbyi. Mbese mwakwemera mugakora mu nganzo mukaririmba aho gato tukumva injyana yanyu? Yego twagerageza. Odette birashoboka? Nta kibazo. Nubwo tutabizi neza ko twagerageza. Gerageze twumve. Tukarimba ndemana n'ibungiro. Ya. Imana niyo buhungiro n'inkomezi zanjye, Imana niyo buhungiro n'inkomezi zanjye, n'umufasha utigera yobya seruka mu magorwa, n'umufasha utigera yobya seruka mu magorwa. Mbega yewe, mbega notanga iki nkamenya ishimwe ryawe, mbega notanga iki nkamenya ishimwe ryawe, ndaguhaye umutima wanjye uganze mukiza, ndaguhaye umutima wanjye uganze mukiza. Naho imisozi yobomborana, naho n'inzuzi zosubirana, sinzoguheba haba namba, sinzoguheba haba namba, sinzoguheba haba namba, sinzoguheba haba namba. Ngira ngo bakunze bagusengerwa, murumva ayo majwi meza, murumva amajwi aramya kandi agahimbaza Imana, biraryoshye, ni byiza, ni iby'igikundiro rwose. Odette, ukurikije uyu munsi wa none aha, ukuri kwiyumva, wowe wiyumva ute uyu munsi wa none uri muri yumva ute? Uyu munsi ndumva nishimye kubabona, kuba nyihumeka, ndashima Imana.
turimo tugana ku musozo w'ikiganiro tugiranye, nk'umuntu wese ushobora kuba yumvise ubuhamya bwa Odette, uburyo Odette abayeho, n'iki wamubwira? Ku babibonye nawusaba umuntu wese ushaka kuntera inkunga yo kuvuzwa cyangwa se mu buzima busanzwe ibyo mba nkeneye, namusaba nyine kubikorana umutima w'urukundo, yego, kandi Imana ikabaha umugisha. Hanyuma Odette, umuntu ashaka kukubona, ashaka kukureba, yakubona ate? Yambona ate? Yego. Mu buhe buryo? Gerageza urangire umuntu ushobora kukubona, niba ari telefone yakubonaho, ushaka kukuvugisha cyangwa mu bundi buryo ubwo aribwo bwose yakubona ate? Nimero? Yego. Yampamagara kuri 078 28 09 168. Wakongera ukayisubiramo? 078 28 09 168. Hanyuma reka ngire icyo mbaza umuvandimwe wawe. Yego. Odette, uyu munsi none aha ngaha niwe muri kumwe, iyo uganira nawe, iyo uri kumwe nawe, ibyiringiro byanyu mwumva ari ibihe? Murakoze. Murakoze kumbaza iki kibazo. Nk'uko bimbwiye uti ibyiringiro byanyu ni ibihe? Ibyiringiro byacu biri ku Mana. Mbese ibyiringiro dufite biri ku Mana, ni Imana izadusubiza, kuko kino kibazo ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo umuntu atashobora gukemura uko wenda uko iboneye, sinzi ko nabisobanura, ariko ni Imana dutezeho ibyiringiro, ni Imana dutezeho gukira, ni Imana dutezeho ibisubizo, mbese nuko bimeze. Turimo tugana ku musozo, uburwayi bwa Odette buzavurirwa mu Rwanda cyangwa se hari ibindi bitaro bashobora kuba baraboherejemo? Ntago baratwohereza mu bindi bitaro, ubu ngubu turi hano, gusa hari aho twamuvurizaga bakoraga ibintu bya massage, ariko turi kubona ko nta kintu biri gutanga, gusa nkuko nadatangiye mikubwira, ikintu kizadufasha nuko ikintu cyadufasha kano kanya no kujya mu bitaro, no kujya mbese mu bantu babyigiye. Yego, sinzi ko nabikubwira, mbese no gushaka aba specialist. Yego, kubera ko uri kibazo afite ni ikibazo gikomeye, nkuko nabikubwiye, nkuko twagiye Faisal hariya bakatubwira ko ikibazo babonye ari akabazo ko umugongo ukuntu, ariko nibabirangize bikaza gucikirizamo aho ngaho. So urumva tubonye ubufasha wenda bwo kuba twajya mu bindi bitaro wenda, cyangwa se twajya mu bindi bitaro bifite ubushobozi byadufasha. Yego. Inshuti zacu rero kandi inshuti za gusengerwa, umwanditsi wa Bibiliya yaravuze ngo nduburira amaso yanjye ku misozi ko gutorwa kwacu nta handi kwaturuka. Odette nawe aravuga ati gutorwa kwanjye kwaturuka mu ijuru, ku Mana yaremye ijuru n'isi, ariko kandi birashoboka ko gutabarwa kwe kwaturuka kuri jyewe cyangwa kugaturuka kuri wowe uteze amatwi gusengerwa. Ni nayo mpamvu rero ngusaba kandi nongere ngusabe, niba ufite uburyo bushoboka wagera kuri Odette ukamureba, kandi icyo Imana igutegeka ukagikora. Korera umugisha kandi uzaba ugize neza, Imana izabiguhembera. Reka tubashimire rero kuri uyu mwanya tumaranye na Odette. Reka nshimire Odette. Odette, urakoze kutuganiriza. Yego, murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha. Reka nongere nshimire n'umuvandimwe wawe. Murakoze, twishimiye ko mwatugezeho. Murakoze namwe, Imana ibahe umugisha. Yego. Inshuti zacu rero kandi inshuti za gusengerwa, murakoze, Imana ibahe umugisha, ariko kandi uko Uwiteka bashoboza mwongere murebe Odette, mumuhumurize, mumuganirize, mumusure, afite ibyiringiro by'uyu munsi ndetse n'iby'ejo hazaza. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane.